waba wifuza kubetinga ariko ukaba utazi uko wabona shwadiro cyangwa ubetinga ariko ukaba uhora uribwa, Oyebet nicyo gisubizo. Oyebet.com ni website ya football predictions, aho buri munsi mubona shwadiro enye zifite kugera kuri 90% ya win rate. Fata bonoma yawe uyu munsi ihera ku 6,000 ku cyumweru cyangwa 15,000 ku kwezi. uze muri 5% bakura inyungu muri betting. Tangira ukine predictions za Oyebet uyongere mu bihumbi n'ibihumbi bitwizera. Oyebet, home of football predictions. Mvare mubwire ngiye nubwo nkundana nawe ni ukuri kw'Imana mu bintu ndambiwe pe. Uhora nsanga nakubwira ni ngenda shaka kuzamura santre nkakubita ku mutwe igitego kikinjira ugahita umbwira ngo ababyeyi ngo ivi na ivi ngo urabona sishiriza uko biriya bintu narabigerageza aho nari ko se wangireka kwiraza inyanza ubu tuvuga ko nta santre barazamura. Ega ndagukunda rindira tubanze dukora ubukwe sibyo ko twabyumvikanye. Reka nkubwize ukuri nk'ubu ngiye nawe tubanye nyine tubanye bikazarangira ngeze mu rugo ngasanga wenda ntubyara cyane simbyara. Aya mwizina ryaye Mana waje umuntu ashobora gutera kufa mana. Ngiye gutuma njya mu masengesho kandi ntakijejwe. Ngiye gutuma mera nka sister wanjye. Oya ndeka nawe utaza kunira nka rwa rugo ry'umuntu. Wagiye kubizi ko ngukunda nta kintu nakwima koko. Nese waritse rimwe ryonyine. None waritse tukabanza tukabibwira ababyeyi tukabanza tukabana tukabana. Nese ntago twabwira ababyeyi ariko twarabanje kunyeganyeza inshundura. Siwe mbaza sha igisambo kinje hano kigiye he. Jese nigeze mabona ngiye kuko ndabonye ngiye kunsanze mu rugo ngiye hari cyo ngiye nabonye. Kadogo urumva mubwire nta mikino ufitanye nawe urandangira igisambo kinjana hano giciye ubundi muri kugenda nyine bikubwire se urantwara iki. Okay nese sha ubundi uniforme nambaye uzikisobanura sinabibonye kuri umupolisi cyane rero ndi mu mutekano w'igihugu mana byo wishwe. Oya ariko shiri wagireka kwivumbura ariko tira n'abantu n'icyaka gusa no mu bindi bintu bindakaza. Wowe umuntu aragusura unguzanya ubusirimu kamwakiriza amazi wagira ngo nta kindi kintu kibanga. Nshwe yakunda amazi sura ko wizanishijwe umuntu bw'ubusirimu ngo umpaye amazi ngiye nuza mu rugo nzaguha ijerekani y'amazi nanjye nkunda amazi. Sushize cyagiye se watse nagize ngo niyo ukunda cyangwa yari amafaranga uko twari twasohotse mwana none se umuntu agiye kugura mani ngo champagne ibihumbi 70 amazi agura senyisa basi sorry. Ndashaka ngo umbwire igisambo kinje hano kigiye he. Ngewe nta gisambo nabonye umuntu yinjira hano byonyine. Ese ubundi sha ahantu uri ubundi ubana nande hano ntago ari mu rugo ni hariya hirya dutuye twebwe. Nawe ntago hano ari banye ntago hano ari mu rugo none se uremeza nawe yoguretse ako se nukazajya wivumbura wahaye tugugiye kumerera nka sister ahangaha wirirwa ntesha umutwe. Nakuze ukuntu umuntu aba yambaye za kuvure bawo umuntu yangiza ukamubwira ngo mwe kontiri shock umuntu aba yazitwara. Umva se mubwire nyine wowe nugira ikibazo mu minsi iri imbere nzakubwira ryarize nyine wenda nituva mu murenge gusa wenda mariage yizabe nyuma ako umurenge gusa. Ninde wundi uri hano ninde waretse kumutera ngiye ibibazo byose wambaje. Nakubajije ngo umbwire undi muntu uri hano wundi abari uzana ari mukuru wanjye. Bwira mukuru wasohoka hano vuba vuba. Wese wajya ukamureba se arimo aramwe imbere se ari kumwe n'umukobwa arimo barareba nawe agira ngo bashaka kurebana nawe ugenda ubarebe murebana mukomeze murebana nyine ukuntu bari kurebana. Ariko sha urumva ibintu uri kumbwira wese kuri kubimbwira ngiye ni kubera iki nawe ntabikubwira ndabikubwiye nawe nushaka ugenda ubibwire ni wanyu nushaka ubabwire barimo baramwe imbere ugenda ubarebe. Ako se ubundi nta kibazo na kimwe ufite mu mutwe ubwo nimba uri kukibona ubwo kirahari nyine ubwo nimba warakeneye uzi ubimbwira nyine ko nawe watuwaneye ikibazo ubundi uranshaka iki wanditse ngiye mvuze induru. Rero reka nkubwire sha wa mwana niba ufite ubugoryi n'ubusazi nge ntago wabunza nawe. Yese ndumwana ngende umwana wawe ngiye warambyaye kuvuga ngo ngende umwana urana ngiye meze nk'umwana wawe niye nimba warambyaye uzagenda umbwire kumbyaro byihoreye ngende ntago mvukana nawe ntabwo wambyaye nawe ugiye kumbera amande use nawe bora uzira kavaga tuvukana zizajya zizana ubugoryi nanjye nta mwana tunemerana ko she uruzi ko ababyeyi bacu badukanira nubwo mba nigize ngaho nyine mfa twumvikana ariko nukazajya yivumbura gutyo so wabaye ko twari turi kumwe wishimye bigenze gutakakanya. Mva mubwira ikintu kimwe utazi ndavuze ngo igisambo kinje hano kiraramuka kincitse kubera ubugoryi bwawe wanze kumbwira hano kigiye umenye ko ari urububi ryose. Giye nakubwiye ngo nta gisambo nigeze mbona nge nabonye umuntu yinjira amahanga nimba yinjiye musi nzano yagiye nimba ujya nimba wanze kubyumva
ugende ubibwire umwanya bugogo nta magambo menshi mfitanye nawe nakubwiye ngo ugende uzane mukuru wawe asabe insobanuro ubundi hari ikibazo ufite wowe wajya ukamubwira se buriya maramwe imbere wowe wandetse njyewe ubundi uranshaka iki wowe ntabwo wagenda ngo umubwire umva rero nkubwire wa mwana we n'ubu ngubu ndamutse nkwishe kubera ubugoryi bwawe uri kuza n'iwanyu n'umurambo ntibawubona ahantu nagushyingura ninjye jyenyine wajya uza kugusura njyewe utangiye kunyenzaho kandi njya kuzangane navuze ngo sindibuze kubura abantu banyenza ugiye nyamara ushaka wandeka njyewe navuze ngo ujya kuzana mukuru wawe ubwo bwambo n'ubugoryi mfite ubumvane mu maso njye vuba vuba se wa kigoryi kubwira mukuru wanjye njyewe reka nzana nakuraga we ubundi imbwa nk'izi ziba zinsuzugura njye vuba vuba se ariko reka mbanze nkubwire nk'ubutaha wongera kubona nje iwanyu ibi bintu rwose byo kumpereza amazi nk'aho urimo uranyuhira ntabwo ndi pasiparumu uzabireke pe ibintu byo kunyicisha nyabarongo umwana ntabwo nzongera ariko ubanza ariko wabuze ko yareka oya ntabyake kese iyo washyizemo n'akandi biyenza gusa wese kandi ubaye iki si ikigabazo kiri harahanze cyotira kinsanganza gusa kinyiyenzaho kubisakumiro mwese wajya ukarwana nawe cyangwa ukumva ibyo nshakira wese wagiye mukavugana njya ukandeka ubundi si wowe wanza nyangange mba nizanye ukuntu uba wiyenza gusa ikibazo cyo kuvukana n'urubugo uwo ntabwo wagenda ngo uvugane n'umuntu wumva ibyo nshakira uze kuza bimbwira kije kivuga ngo kirashaka wowe kandi ukuntu cyari kimeze n'ubundi wagira ngo wagitereteye mu kogo kandi ubona ukuntu wiyenza njyewe kigahora gusa gishaka wowe kikaza kindeba wabonye icyo kibazo ujya kumva umuntu ariko se ninde umuntu uzanga ataduhuje ndabizi noneho umuntu ahubwo ikibazo umuntu azi iwanyu akaza ashaka ngiye gute ni ikibazo ariko banza uyu waritse ngabanza nkajya kuvugana nawe banza umwerekeya reba mwana basi sorry ntabwo nzongera mbabarira reba nk'ukuntu uba umennye amazi ariko ntabwo nzongera umusunda ajyana kino gishati gitose hanze umva nikuramo icyo gipira unize bantu ndakwimye maze noneho ndebe ukuntu biza kugenda ase wakuyemo icyo gipira cyawe kugira ngo ngende ashaka ese kucyambara wamutije ese wandetse nyewe kandi buri munsi waranyihenze wajya turatambitana nabivuga ukuntu uba waje ukanzana ukankuramo n'imyenda ngiye ngasigarana n'ibondo hanze akira noneho nawe uguhaye noneho ndebe noneho ukuntu uza biga ikintu ni uko kibona gifungura utwe gusa ubundi wowe ntabwo bari kugenda bakakubwira nshobora kumwerekera nta bibazo byawe akushe nawe ujya wihangana ntabwo nabishakaga sawa nyine turaje dusubire iyo mukanze mbona ni yo kirigute mwana fanga fresh se ako nkaho wakene ubundi urwaye mu mutwe koko iyo nkubwiye kuzana mukuru wawe ukagarura urusura rwa hano ubwo bugaragaza igisemane ni njye urimo urabwira cyangwa n'undi wundi uri kubwira ahangaha njye ubu ikintu cya mbere kiri kumbabaza ntawe ndamutse nkwishyaka akanya ko igihugu kitakwibuka n'iwanyu batakwibuka wacana ubu ahubwo se wowe barambwiye ngo uranshaka none ndimo nazanga ukansomera habaye iki nakubwiye ngo ndashaka mukuru wawe ntabwo nshaka urwo sura kandi naje nyine ubu uragiye uhinduye style uje wanyigizeho ikigoryi urabona njye nk'uyobewe niba imivugire yawe yari ipfu ukaboka kanyuje uri seri ibyo ntabwo wabinkangisha navuze ngo zana mukuru wawe hagavuga numva tutari bwumvikane rero niba udashaka kumbwira n'usundi ufite icyo kibazo umva rero wa mwana we rero igihe ntabwo nshaka kuvugana nawe nasanze uri baji tete vide mu mutwe nta kintu ufite ndavuga iki nawe zana mukuru wawe ahagana nyine niba udashaka kumvikana nanjye rero genda igendeye ndabona rero ufite ikibazo afandenda ntabwo ngututse ndanakubashye wowe se kumfata mfite ikihe kibazo njye nigeze ngukubiye umva mbwiye petit frère urwo rutuza rwawe rukunza naho hari abandi bafite udutuza tugukubye inshuro igihumbi nishe banyikarakaso kubera ubugoryi nk'ubu nkawe nkwishe waba uzize iki nakubwiye gusana mukuru wawe aha ari nkubwira fande uretse wenda yuko nakubashye ukaba ushaka kumbonera na mwana aha ngaha iryo terabwoba ntabwo hano rikora rwose iryo terabwoba hano ntabwo turi muri Congo mushaka kuzana ikimbere imbere aha ngaha nimba udashaka kuvuga ikibazo cyawe ngo tugufashe njyewe ubu ngubu mani ngo kubusaka bwataro nakima mvuga rukanga umva nkubwire vipi mani nk'umwino mbunda yanjye ndamutse nyikuye ku kabuno nkayikurashisha ko n'iwanyu batagukumbura nakubwiye ngo wazanye mukuru wawe wamuvandimwe ndakubashye wacyana zana mukuru wawe aha ngaha aza ndangiye igisambo kinje aha ngaha ambwira hano giciye ahubwo se mu makosi babahereza harimo nayo kwiyenza kugira ngo ubone ko ndi seriye uretse nze nk'umukirize hano ubone ko ino ni forume nambaye wowe utajya uyambara reka rero mbanze nkubwire ushobora kuvuga ngo ushaka kunyumukiriza aha ngaha bikarangira ngiye nk'umukije dore ko ibintu by'aha ngaha byo kwiyenza nimba utambwira ikibazo ufite aha ngaha njyewe mbaye nkuretse ndigendeye noneho kugira ngo ubone ko nanjye ndi seriye uretse nze nkwereke twumuke kandi buriya ni kiriya kigoryi imana cyakunesha reka nze nyikubwiriza nawe dore vuba vuba uronderamuka nongeye kukubona urusura rwawe kabiri mu maso utazanye icyo gisambo umenye ko biba bibi cyane kandi ugaruka ukizanye kwazanarwa nyine mukuru wawe ku isi ugaruka se hano hari abantu baba barwaye mu mutwe haje umupolisi niba afite icyo kibazo umva rero mubwire wanjye gerawe nawe ntuzongere kunzana mu bintu nka biriya bidashinga akira mbara ibyenda byawe ugenda uhita unagitungura kive muri kino gipangu
ningaruka nangana nongeye ndahita nzana nareba ibitente nakubwiye ngo ugaruka aho ngaruka wamusohoye mana yanjye kino kivandimwe ni ikigoryi ni ikirofa hari igihe nzabyuka nijoro mani nkagikubita nk'itafari oya se nawe wagiye ureka dore kandi ngo kiragaruka ariko mana ya ikigoryi urumva ushaka kurara upfuye koko barambwiye ngo nimba mwamaze kumvikana ngo usohoke nyingi numvikana nande ntabwo ari uvuye hano wa kigoryi nakubwiye ngo rwanyiritse igisambano kiri uraje uhinduye tekinike uje wigize seri ndakwihoreye numva nta kintu mbwiye none ugarutse uribazanga kandi ngewe nukomeza no kunsakurizaho unambwira nabi igihe ndavuze induru beti wambabariye kuko uwo mubyimba nawe unanura aka kanya wambabariye ukanyeka igisambano urabona ukuntu manu uranyiyenza wongera unkoraho noneho mpita nkwereka cyangwa wongera nkwereka wongera njyewe unkoraho mpita nkwereka noneho umva mubwire ubu bugoryi uri kwiganisha izi nkweto zawe ntacyo zankoraho ubu uza wiyenza ku bantu uza ubasanga mu rugo iwabo warangiza ukaza ushaka gukubita n'abantu umuntu uza zinjiyemo hari ubundi wajya ukamureba ukava yinjiyemo hariya yinjiyemo harangiye none ukaba wari urukunza nawe ubugoryi kugira ngo ubone ko nanjye ntari gukina nawe turajyana nawe tujya munyereka tujya hari imbere wa kigoryi aho ukuntu umaze kubita umuntu umusanze ni wawe yanyuze amahanga uri kubimbaza kumva tukinguka se uyanyuze ndetse ndabizi icyo nzi nuko yanyuze amahanga hakubundi iki cyana kigoye mu mutwe yanyuze aha ngaho kuko kandi adakinga yaciyemo hano munsi hose uri kubimbaza ngenda bizi ubu se aha munsi aha ndi kureba ko harimo amapine y'imodoka uwo muntu ariye ayo mapine niyo maguru ya nyina ziri kumbaza ibiki ngewe ako shaka nkubwire navuze amagambo menshi ndi kumwe nawe wowe uzi usanga abantu mu rugo rw'iwabo ceceka ngasobanze unyumva ngiye kugenda ariko umenye ko urugo mbifashe mu mutwe n'urusura rwawe umenye ko babwiye ngo ngubwire ngo uzaba ko wese ndakurese vuba vuba umenye ko bitarangiye wenda aza no kubibwira mama ndeka atagukubita uzaba gutaha wowe sohoka wotaye umenye ko ibintu bitarangiye hano cyekuraga vuba sohoka wotaye sohoka wotaye umenye ko bitarangiye iki kintu cyageza gikubita abantu wowe uzajya ukubita abo wabyaye wowe ndeka uragira umujinya nk'uwo umuntu abanyiciye drip mari za danje ngenda namwirukanye none nubwo yanahunguse ariko ngenda namwirukanye nshyiramo ibitente nirebera jya mu gikaro ujye kuganira na wa mugenzi wawe wundi mufite ibibazo bimwe ureba ukuntu ubu nyiyenza noneho ngenda no kubirebera hanze noneho ndebe kandagije ziri aho ngaho twigarukire kuri uwo mupangu rero waretse mana tukava muri salo tukajya kuganira nk'ahantu hatuje reka tujye kuganira nko mu cyumba nyine asa nkumva nshaka ko wumva abantu mbizi ukuri tutabeshya nizere ko nyine nta kindi nyine ni ukujya mu cyumba tukaganira uragarutse na sister wawe nawe nyatoroshye ngo tugende mu cyumba ariko nizere ko tugiye mu cyumba nta kindi tugiyemo uretse nyine ahubwo ndagira ngo mbanze ngene mbwire cya petit frère kitaza kuzana ubugoryi ntari byo ngumubwire nsange nyine witeguye tugiye sister barabize na santre ikwanyu umutwe wawe rero nagutirije banka sheri se ubaye iki noneho kandi babaye iki mbwira basanga ari bariya bakurakaje bihorere basi twisomere ijambo ry'Imana ryisomere wenyine njye wundeke se basi wacu njye wandetse ariko ubundi uranshaka iki ubundi turaza gutaha ryari oya nta kibazo reka tubanze dusome ijambo ry'Imana dusome ijambo ry'Imana se ni ibitente nese ubundi ubonye mugira televiziyo imwe yonyine yego iriya yonyine kuki se mutagira televiziyo mu cyumba na mashini mugira mashini irahari ariko ntabwo ari iyanjye ni kubera iki zitari iyawe iya sisita kandi wamubonye nawe ndakeka ubizi wese kuki utayikora uri aho ngaho ibintu byose ngo ni iby'iwanyu ngewe bibaye ari ibyanjye ngewe nta nubwo yajya anabikora ahubwo ngewe no mu rugo televiziyo aba ari iyanjye biriya byose simba ikeneye icyo nkeneye ni ijambo ry'Imana komeza urigumane nta n'ibipupe ugira kundi wowe uruzuye ubwo ni wowe wuzuye kandi aya masaha aragiye kujyamo na kungu fu panda none reka twisomere ijambo ry'Imana ryisomere wenyine njye wumve we genda ashaka no gutaha nese ubundi nta bitente nta n'igipupe
nta na televiziyo ugira ncira umugani rero televiziyo se iri muri salo wanciriye umuganizi kandi waretse se nko gusomera ijambo ry'Imana byivugana ngiye naryo nshaka umva sha we vuye mubwire wose kandi urambaza iki kigori kikirumva vuye mubwire abantu vuye muri ubwo bugoryi bwabo ndanze ntago nshaka kuza ndavuze ngo vuye mubwire se nyine ese wakumvisha umuvandimwe kandi ubu kanya unyiyenza ese kurize ngiye kugutuma kandi utaza kuzana bwa bugoryi bwawe urimo uranyumva bakira bino 200 ugiye kugenda unzaniremo ubukingirizo twiki gusa iki kigoryi Imana yanjye si ngombwa ngo nkubwiki wowe ugenda unzanira ubukingirizo gusa niko ngutumye nyine ndi kukubaza urashaka ko twiki two gukoresha iki umva rero mubwire hano ngiye nawe ntabwo turi kuburana genda wonzanira ubukingirizo ibindi byihorere ikindi kandi uzi utavuga guzwa nyine utavuga iki ubuhishe unaceceka uri kunyumva neza ihute vuba ihute